ajye ucunga imifuka yawe. 谢谢你了，没事。 yewe mfasha cyane kandi ndindwanye. nihagira uwongera kunyenera ubufasha bwanjye azambwire. 小马那个小偷呢？ Ziyao 巷子里躺着呢吧？可不止一个。 yewe nahuye na wa musore wa undi w'icyo kiduhurira mu nzira ariko kubera ubutabazi narindimo ntago nagombaga guteshuka ku nshingano. ubutaha ariko nyine ntuzongere kwishyira mu byago batazagukubita bakakwica. ni gashuti ke nari mfite ikibazo numvaga nyine nguhangayitse nagwo wababaye. ni gashuti ke mugenzi bagendana. igikapu cyawe kirafunguye wibuke hari akatabo kavuyemo karatakara. ese kiri hehera igikizo hari icyo wataye yari 一定是丢到那边去了。wenda banza hari aho nagitayeho narwaniye asubirayo. ni ikintu cy'ingenzi ntaye kuki utagisize mu rugo oya mba mfite kukigendera mu gikapu cyanjye. none se kuki utagisigiye so wawe? erega n'agatabo kanjye ka pinki naza gupfa ndamutse nkabuze igitabo. ariko uzi ko nabonye hari umugenga ugitora. ninde arirukanka ntamenya n'uwo ari we agiye guhiga. bamwise Ziyao. ndetse turatangiye filime yiswe All I Want for Love Is You cyangwa se Je t'aime bien aussi. niyo filime dutangiye. ntago ayo mazina afite ubusobanuro bumwe mwabantu mwe. Je t'aime bien aussi mbese bivuze ngo nanjye ndagukunda kandi ngukunda neza cyane. naho All I Want for Love Is You abumva murabyumva. ati byose nkeneye kubw'urukundo ni wowe. garuke hakuno sasa hari abarara babiri ni Isamu na Evidex. ariko se mwana ngiye ntago meruka kujya muri internet cafe kandi mba nkeneye kugira twinshi ni downloading ariko mfite umupango w'uburyo twajyayo. umukobwa avayo bamutoreye igitabo yarakaye. Zani yuwe Zani yamutoreye igitabo. ibite se mpereza nguhe iki? mpereza hano ntaramubwira icyo amuha. ese kubera icyo tukazani wacu wajya witwara gakeya. ararakara bagira ubwoba. yewe muhereze ibyo muhereza agenda iyo nyatsi hereza inyatsi igenda. ariko se ni iki nafashe ubundi urimo urambwira. ararakara amufata mu ijosi. vayo wa musenzi we vayo. ariko se uri mu biki? ariko neza abantu ariko reba abantu bari kutureba. aramurekura amuteje abisi. ni Zani. mwana wakimpaye ko kuko nutakimpa ntibukura buriza igice ariko ubundi. ariko afite igitekerezo. ni igikapu ushaka. aramusaka aramucakaza. rega nta kirimo. ngaho nsaka rero no mu makoti. baratsa aho niho ugiye kureba. yewe uzi ko amurungurutse. aramurungurutse ariko nta soni ugira. mwabasenze mwe babiri muzibe. baramuzi. Zani wambabari ukampa igitabo cyanjye kuko ntangiye kurakara kandi nindakara naza kugucagaguramo ibice. ariko kubera icyo nkanga wamugenga we aramufata nta soni. ariko se waretse ari ukuntu uri kunkorakora abanyeshuri bareba. urajya hegaruka wamugenga we urimo aragerageza kuncika wa muswa we. iki gitondo nakubise abagabo barenga 615 none nawe ushaka kuntwarira ibyanjye wamugenga uri umuntu umwe w'uruzingo ungana gutyo. Ziyao ariko mbwira kubera icyo wigira nk'umunyabwenge wongeye unywa ya sosi y'ubwoba bwa kabavu ariruka. iriya sosi se niwe ujye yimutekera. kari agasore ka Zani mugenzi karabizi ko barakuranye bamara igihe kinini. bakirukanse ngabo mu kigo aramufata aramukwata. urongera kwiruka. wari uzi ko wakora kukansiga. akore ukuntu abantu bari kutureba wajya urika wowe. uri mu biki? aramubwira ati igitabo wagitwaye ni zuwo. ageze gutya disi zuwo dore nguyu. yari umusore w'igikundiro abanyeshuri bose bakundaga. noneho ugeze ubwoba. ngiye kubimubwira yuko wanesheje umutwe. karamutinyaga ndetse kanamukunda kiramugonga. kimugonze umukobwa afata ipantaro ye. dore aho byatangiriye. cyaramugonze umukobwa aramwifatikiza amucira ipantaro. niho mugenzi yaciye ipantaro ya wa musore mu myaka ya kera bikarangira yisanze hano abantu bose bareba. ni umusore w'umunyacyubahiro umwana wa bosi. dore umukobwa ngo aragira ubwoba abantu bose bakikanga barasetse.
yewe ganyagasani uzi ko wa mugenga yambara box iriho ibinyoni yambara mugondo baramusetse kagezemo ubwoba ndakuramo ikoti ahita arikenyera ari seriye ararikenyera araraburije karamuraburije ni Zuwo umwana wa boss Zuwo ubonye ibintu ukoze cyazana ikivayo ubu se basi mfite kumubwira ko yambabarira agenda n'umwana uri serious ari very very serious abandi banyeshuri baraseka karamuraburije ku ishuri bafite kwinjira ni igihembwe cy'icyacu gitangiye bagiye gutangira ndetse abanyeshuri bose bafite kwihuta kara kaido ariko se waretse kwirukanka wanyumvise ariko ni wandi kuvugisha winyihorera ariko birasa naho ari ubwa mbere nkubonye urakaye bingana gutya ariko bimeze neza ntugire ikibazo humura igihembwe uzakirangiza neza batangira kuvuga amanota